ngo ibi mvuga ndabizi neza. Abacuruzi hariya hirya Matewusi ntasenga, ntazabonera n'Imana umwanya, ahubwo yibitse habinginze babahanuzi abagenera amafaranga. Wowe ujya mu bujurire iminsi 3, hanyuma nanjye nzajya niba Rwanda Revenue, nzajya ngavura, hanyuma amafaranga y'Imana ntabwo uzigera uyabura. Ayo mafaranga ntazigera abay'Imana. Ninde wakubwiye ko Imana ikennye? Ariko ninde wakubwiye ko Imana ikeneye udufaranga twawe? No, iki keneye ni wowe. Yaragupfiriye, yamenye amaraso ngo ibone wowe. None wowe bibaza ukuntu twabaye corrupted mu mutwe, ukama kandi abo nabo birirwa bababeshya ngo narumiwe. Bavandimwe, ndabivuga mbizi. Abagore baje barandirira, abahanuzi basenya ingo, umuntu agatinyuka n'akanwa nta n'isoni ngo Imana irambwiye ngo uyu mugore si uwawe. Murabiyobewe mwebwe? Ibi mvuga ndabeshya ni mubizi. Ingo zasenyutse, umugabo agatundi umugore. Turi hano imbere y'Imana, ijambo ry'Imana ubwayo ryaravuze ngo iki Imana yateranije ntihakagira ugitandukanye. Iryo ni ijambo. Wowe ugatinyuka ngo Imana iravuze ngo uyu mugore si uwawe. Ryari? Niyo mpamvu abantu baduseka, rega baraduseka. Nta amafaranga ntava mu ijuru. Oya, amafaranga arakorerwa. Kera muri bukano bavugaga ngo izi modoka zose tuzifate ngo mu izina rya Yesu. Niyihe mwafashe? Imwe. Abigeze kubikora. Ngo izi modoka zose ni za papa. Ariko papa yazihaye ba nyirazo. Ubu zose zifite plaque ba nyirazo. Ibeshye se uyegere. Koresha amaboko yawe, gira imishinga, tekereza, saba Imana umugisha, kora uzakira, humura. Kora cyane. Mugani w'Abafaransa bose kora. Rari joro ukora, amafaranga nahava. Imana itanga umugisha, ugira ibitekerezo, iguhe guhirwa. Ibyo bigenera n'abatayubaha, n'abapaganira bibaha. Niyo mpamvu hanze barakize. Ahubwo wowe ongeraho gukiranuka. Uranyumva neza? Naho umusaraba wakoze ibirengeye isi kitabasha gukora. Umusaraba waduhaye ibyiringiro byo kuzuka. Umusaraba watubabariye ibyaha. Umusaraba uzatuma tubona Imana. Umusaraba wakoze ibirenze. Reka ngumenyeshe, nashaka avuga ibizabejo. Nashaka avuga ibizabejo. Niba biza bivuguruza umusaraba wa Yesu, niba biza bivuguruza igitambo cya Kristo, nashaka amanura ijuru ritwegere. Abo ni abadayimoni. Abo ni abadayimoni. Mbivuze nzabisubiraho. Bavandimwe, nsubiremo. Yesu yaratubwiye ngo mutangire ubuntu, nanjye nabahereye ubuntu. Kandi bagira amagambo meza. Uri igitangaza. Bavandimwe, muzirinde ubutumwa bw'iki gihe. Ubutumwa bw'iki gihe buramya umuntu. Buramya umuntu. Muri wowe harimo imbaraga. Icyagukiza nta handi kiri muri wowe. Icyakuzamura kiri muri wowe. Sibyo? Yesu yaba yarapfiriye iki? Kandi abo rero hari uwo nabwiye yabishizeho, yashize kuri status nyine birananira pe. Ndangije ndamwandikira nti byanditse nibyo. Ngo imbwiza ukuri. Cyakora nari namuzi yuzi agahinda. Ngo muvandimwe, ngo nagira nkubwire ngo imbaraga igukiza, ngo ikigukiza kiri muri wowe. Ibyo ni ukuri kweri. Ibidukiza biri muri twe. Abo kandi barakunzwe n'izo koti bitwa motivation speakers. Bafite aba followers ibihumbi. N'abantu bakundwa kandi nyine barakunditse. Nturagire ngo baranakunditse. Wowe ubarebona warasigaye inyuma. Uri umuntu uri hese muri 700 bateye imbere. Bafite utuntu tw'amagambo aryo. Gutegeka kwa 2 ibice 13 dusubiraho twasomye. Yanditswe twasomye kare, ntidusoma byinshi ariko turasoma bike. Gutegeka kwa 2 ibice 13 uhereye ku murongo wa mbere. Ibimenyetso by'abahanuzi b'ibinyoma, niko Mose yanditse Imana imutegetse. Aravuga ngo muri mwe nihaboneka umuhanuzi cyangwa umurosi akakubwira ikimenyetso cyangwa igitangaza. Akakubwira ikimenyetso cyangwa igitangaza. Icyo kimenyetso cyangwa icyo gitangaza kigasohora. Icyo yakubwiye agira ati duhindukirire izindi mana izo utigeze kumenya tuzikorere. Ntuzemera amagambo y'uwo muhanuzi cyangwa y'uwo murosi, kuko Uwiteka Imana yanyu izabibagerageza
ngo imenye yuko mukundisha Uwiteka Imana yanyu imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose. Amen. Ahubwo mujye muyoborwa n'Uwiteka Imana yanyu, muyubahe, mwitondera amategeko yayo, muyumvire, muyikorere, muyifatanyeho akaramata. Amen. Mu rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Abakorinto, niho twasomye kare. Urwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Abakorinto, abo twari kumwe tugiye kwiga B y'ijambo twize kare twavuze iburyo, tugiye kuvuga n'ibumoso, cyangwa twavuze A tugiye kuvuga B. Urwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Abakorinto, ibice 11, dore ku murongo wa mbere. Urwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Abakorinto, igice cya 11, umurongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo intumwa z'ibinyoma. Umurongo wa mbere: icyama mukanyihanganiraho hato ku bupfu bwanjye, nyamuneka munyihanganire, kuko mbafuhira ifuhe ryo mu buryo bw'Imana, kuko nabakwereye umugabo umwe ari we Kristo, ngo mubashyingire mumeze nk'umwari utunganye. Ariko ndatinya yuko nk'uko yanzoka yoheje Eva uburyarya bwayo, ariko namwe intekerezo zanyu zayobywa mukareka gutungana no kubonera bya Kristo. Kuko iyo haje umuntu babwira Yesu wundi tutababwiye, mukakira undi mwuka mutakiriye mbere, cyangwa ubundi butumwa mutemeye, mumwihanganira mubikunze. Ariko nge ko mutanyihanganira, dusimbuke umurongo wa 12. Ariko ibyo nkora nzakomereza kubikora, kugira ngo nkuru urwitwazo kubashaka impamvu yo guhamya ko bameze nkatwe mu byo twirata. Bene data, abona intumwa z'ibinyoma ni abakozi bariganya, bigira nk'intumwa za Kristo, kandi ibyo si igitangaza, kuko na Satani ubwe yihindura nka marayika w'umucyo. Nuko rero ubwo bimeze bityo, ntibizaba igitangaza kugira ngo abakozi be nabo bigire nk'abakozi bagabura ibyo gukiranuka, iherezo ryabo rizahwana n'imirimo yabo. Amen. Mundebe tuganire. Yesu ashimwe cyane. Tuba turaganira ku ijambo rivuga ngo ibimenyetso ni ukuri, ariko ubutumwa ni ibinyoma. Ibimenyetso tureba ni ukuri, ibimenyetso ureba biratangaje, ibimenyetso ureba bisa nk'ibihamya Imana, ariko message yo ni ikinyoma. Ndagira ngo ndebe abo twari kumwe kare, nako ndabyisha abo tutari kumwe kare. Mwakoze ku buzima, Imana umugisha. Rero tuzayisanga kuri YouTube. Reka dukomereze aho twabanje. Muzihangana murebe kuri YouTube, muzabona aho twabanje, kugira ngo ducunguze uburyo umwete, cyangwa ducungure umwanya. Ariko mwagize neza ku buzima, Imana umugisha. Icyo ndi kushaka kuvuga ni iki? Ni ukugira ngo twongere tube maso muri iki gihe. Yesu yaravuze ngo mu minsi ya nyuma hazaza ibihe birushya, ubwo abantu bazaba bakunda impiya. Iminsi ya nyuma azaba ari iminsi igoye. Ni muri iyo mpamvu nifuza kongera kubakangura ngo nongere mbibutse kuba maso, nongere mbaha intwaro kandi z'umwuka ziva mu ijambo ry'Imana, kugira ngo mubone uko muhangana n'iminsi mibi, mubone uko muhangana n'ibinyoma, tubone uko duhangana n'inyigisho z'abadayimoni, tubone uko duhangana n'intumwa za Satani. Niko Bibiliya ivuga. Nta numwe uzigera ubonaho icyasha uvuge ngo uyu nguyu ni intumwa ya Satani, ntawe. Nagira mbamenyeshe, nta n'uzigera uza mu gihugu cyacu ntaraboneka ngo avuge ngo ngiye nkorera Satani. Mu bindi bihugu bariho aho usanga rwose umuntu avuga ngo ndi umusataniste, ni idini. Ariko iwacu ntibiraba, kandi aba boroshye kwirinda. Ukubwira ngo ndi umusataniste umuhungira kuri, yego. Ariko Bibiliya itubwira ngo abagoye ni abitwaza izina rya Yesu, ni abaza bavuga Yesu, ndetse ikibikurenza ibindi, bafite ibimenyetso, bafite ibitangaza bishaka kukwemeza yuko ibyo bavuga ari ukuri cyangwa ari abanyamakuru. None rero tugiye kureba ngo ni iki gikiye kukwereka ngo uyu muntu ni intumwa ya Satani, uyu muntu yuzuye abadayimoni, uyu muntu nkwiye kumwirinda. Nubwo ibimenyetso ari ukuri, ariko ubutumwa bwo ni ikinyoma. Amen. Abo twari kumwe kare, Yesu yaravuze. Yesu ubwe, reka mberaho nahereye definisiyo y'igitangaza. Igitangaza ni iki? Igitangaza
ni ikintu ubundi kidasanzwe. Abantu bakora biga siyansi, aba scientifique ntibemera ibitangaza. Baravuga ngo igitangaza ngo ni ikintu siyansi idashobora. Ubundi twebwe tuye dukunda no kubyitiranya. Umuntu akaza hano akavuga ngo Imana yankora ibitangaza, ngo narundwaye umutwe, ngo meze nabi, ngo Imana oya, icyo si igitangaza, ahubwo wakiza indwara. No muri Bibiliya habamo impano yo gukiza indwara, hakabamo n'impano y'ibitangaza. Yego biratandukanye. Imana yagukiza indwara, yo yaba impano yo gukiza indwara. Igitangaza ni ikintu umuntu adashobora gukora, ni ikintu ubwenge bwa muntu isiyanse itagezaho. Yego ndemera miracle, little miracles ndazemera nanjye, twadutangaza duto twebwe turanezerwa twuvuga ngo Imana igize neza. Ariko ku bantu babahanga, abantu bize, babavuga ati abarokore barakabya, bashaka kurengera, wagiriwe neza yenda wakoze ibintu byiza, ariko habaho n'ibitangaza. Urugero, bamaze kukubwira kuzapfa, kanseri yawe igeze kuri faze ya 4, bakubwira ngo dore ukurikije ubuvuzi aho bugeze, usigaje amezi 2, jya mu rugo utegereze ubane n'umuryango, ugiye gupfa. Hanyuma Imana ikazi kagukiza. Icyo ni igitangaza, kubera ko siyanse yabinaniwe. Ibitangiye rero ni iby'Imana ishoboye. Icyo ni igitangaza. Wacitse ukuguru ntikukiriho, baragusengeye kuramera. Icyo ni igitangaza, kuko siyanse yo ntiyabishobora. Yenda yaguteraho proteze nyine bya bindi bashyira, ariko ntabwo wakore ibyo ngibyo siyanse yabishobora. Icyo cyaba igitangaza. Kuzura uwapfuye, icyo ni igitangaza. Yego murumva ibitangaza. Gucamo inyanja mo kabiri ni igitangaza. Yego kuguruka ugahinyuza iyi force de pesanteur byaba igitangaza, kuko nta muntu waguruka, nta muntu wakwiterura atagize icyo akoresheje. Mu by'ukuri byaba ari igitangaza. Rero ibitangaza bibaho, ariko si n'ibitangaza gusa, habaho n'ibimenyetso. Bibiliya ni kwivuga habaho ibimenyetso. Ibyo byose rero definition yabyo ni iyi. Definition biblique ivuga ngo iki? Iravuga ngo igitangaza ngo ni uburyo buhebuje ubundi Imana ikoresha kugira ngo ihishurire abantu bayo ubuntu bwayo. Ndasubiramo, nyemerera niba ujya ugira aho wandike, uzandike ngo Pastor Senga yaratubwiye ngo igitangaza ni iki? Ni ikintu cyose Imana ikora, wibuke cy'indenga kamere, kirenze ubushobozi bw'abantu. Imana ikagikora igikoreye kugira ngo abigikoreye amaso yabo, imitima yabo ikangukire kwemera ko Imana ariyo Mana, gupfukama no gukingurira umutima ubuntu bw'Imana ngo bwinjire mu mutima wawe. Nta gitangaza gipfa kubaho gusa, oya, nyumva neza. Ahari wamaze kwemera ko Yesu ari umwami n'umukiza, wavuga ngo ngiye ntabwo izingera nkorera ibitangaza, no, nukugira ngo urusheho kubona dimension yindi y'ineza y'Imana, y'urukundo rw'Imana, y'uburyo Imana ikwitayeho, y'uburyo Imana muri kumwe. Imana irabikora rwose, igakora ibyo bimenyetso, igakora ibitangaza, igakiza indwara, igatanga imigisha. Irabikora mu buryo surnaturel, mu buryo burenza abantu, mu buryo buri supernatural. Imana irabikora, ariko ikibigamije ni ukugira ngo umutima wawe wongere gukingukira kwakira ubuntu n'urukundo n'ineza byayo. Iyo ni definition ya kabiri. Bakavuga ngo nanone igitangaza ni uburyo buhebuje ubundi Satani akoresha kugira ngo ayobye abantu ndetse n'intore niba bishoboka. Igitangaza nakiboneye ishusho kimeze nk'amafaranga. Amafaranga ni kimenyimenyi, ubu barimo barayatanga ku gisimenti, barayagura indaya, bakayagura inzoga, bakayatanga bagambana, agakora ibibi byose. Amafaranga murumva atari mabi, ariko nanone amafaranga ni amaturo, ni kimenyi muyafite mu mufika yanyu. Mwese murimo murayasengera. Nabonye ikintu duhuriyeho, n'Imana irabizi ko amafaranga abantu bayakunda kuyirusha. Irabizi neza ko Imana igiye aha n'amafaranga akajyaha. Amafaranga afite abafana benshi kuruta Imana. Turabyemeranya? Kuko abakijijwe, abemera Imana n'abatayemera bose barayashaka. Amafaranga ntagira idini, amafaranga si amapagani, amafaranga si amakristo. Ibyo turabyemeranya? Yego. N'ibitangaza nuko rero, ibitangaza Satani yabikoresha
ibitangaza Satani abikoresha ngo yubike ukwizera kwa bamwe, agushe benshi. Ariko nanone Yesu arabikoresha kugira ngo benshi barusheho kumwizera. Amen. Iyo tuvuze ngo mwirinde inyigisho z'ibinyoma, iyo tuvuze ngo abahanuzi b'ibinyoma, ntabwo tuba tuvuze ko guhanura ari bibi. No. Icyama Imana ikaduha abahanuzi benshi. Emile, ujya uhanura pe, ujya uhanura ukoreshejwe n'Imana rwose. Icyama ugahanura rwose. Amen. Laurence ari hede, Laurence ari ujya uhanura mu izina rya, uhanure werekwe, wongere werekwe, uhanure mu izina rya Yesu. Ngo ujya uhanura pe, gusa natwe ntutwime uburenganzira bwo kubigenzura. Niko Bibiliya yavuze. Ubwire uhanure, natwe duceceke tubigenzuza umwuka. Ariko Imana igukoresheje dupfukame tuyishimire ko yakoresheje umugaragu wayo. Kuvuga ku ndimi warabihawe, ujye uzivuga pe, widagadura usengeremo. Gusa natwe duhabwa uburenganzira bwo kubigenzura. Imana yacu ishimwe. Guhanura mvuge ngo ukize ni byiza, ibitangaza ni byiza, ariko igikomeye kuruta ni umwuka wiri inyuma. Ntabwo icyo tureba ari ibitangaza, ni umwuka w'ibitangaza. Ntabwo icyo twakira ari ibimenyetso, ni umwuka w'ibimenyetso. Ntabwo icyo twakira ni iki ibyo bitangaza biziye kutwemeza, ni iki ibyo bitangaza biziye kugira ngo dukurikire. Niba bituma tutarushaho gukunda Yesu, ibyo bitangaza bivuye ikuzimu. Paulo yaravuze ngo izo nyigi abo bigisha b'ibinyoma, icyambere kibaranga ngo batuma umutima wacu wuzura gukunda iby'isi. Nyumva neza, iyo bakoze ibitangaza, Yohana niko yavuze ngo abo bigisha b'ibinyoma icyambere kibaranga badukundisha isi kurutaho. Ahubwo aho kumva dukeneye Imana, twumvira Imana mu byiduha, twumva twaguma inaha, dukunda iby'isi kurushaho. Ujye wirinda uwo mwuka. Imana yabwiye Mose, iramubwira ngo dore nkubwire uko uzabona abahanuzi b'ibinyoma. Ubwayo irabyivugira ngo umunsi umwe muri mwebwe hazaduka abahanuzi, bababwira ijambo ribeho, bababwira igitangaza kibeho. Ngo ariko nibarangiza bakubwire ngo nimuze duhindukirire izindi mana tuziramye. Imana iramubwira ngo ubwire Abisiraheli ngo ntimuzigere mwemera uwo muntu, ahubwo muzamwicisha amabuye. Ati kuko njyewe Uwiteka nzaba nabyemeye ngo bibeho. Ninjye uzaba wemeye ngo ibyo bitangaza bibeho. Ngo ariko ibyo bitangaza nzaba nabyemereye ngo bibeho kugira ngo ngerageze imitima yanyu, menye koko mwamenye. Uranyumva neza? Imana yemerera ibisa bityo kugira ngo irebe koko papi uranze waramenye. Ntabwo ukinyitiranya n'imiyaga n'ibindi, tumenya gutandukanya ibitangaza n'Imana. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Ati uwo muntu azaba aje kubagerageza, n'uwo mudugudu muzakomeze musome, baravuga ngo n'uwo mudugudu muzawutwike ntukibukwe. Ibitangaza bimeze bityo bibajyana kure y'Imana, ituma muramya ibigirwamana muzabyirukana. Uyu munsi rero ntabatubwira ngo tujye kuramya ibigirwamana, hari ibigirwamana by'ubundi bwoko. Ibyo bigirwamana by'ubundi bwoko ni bimeze gute? Bavuga Yesu, niko Paulo yavuze, ngo ariko umwuka wabo utandukanye n'uwo twababwiye. Icya kabiri ngo bakora ibitangaza koko, ngo ariko Yesu bababwira atandukanye n'uwo twababwiye. Bakora ibitangaza koko, ngo ariko ubutumwa bababwira naho buhuriye n'ubwo twababwiye. Abameze batyo rero ujye ubirinda. Kare nabahaye urugero muri mwebwe, ndabizi nyine ntimwabivuga ariko bamwe mujya mubimbwira. Ati pastor, hari umuntu ufotora, hari umuntu babita ngo nugusikana nako, ngo arasikana, ngo yakubonye ngo aragusikana, ngo uziko kubwira n'ibintu byakubayeho ufite imyaka 5. Yego njye numva hano batubwira amanumero y'amarangamuntu, ngo numero y'indangamuntu yawe ngo ni 0372, kwa kundi twavutse akarangiza kuri 06. Abadamu rero ahita apfukama.
abatararangiza ati kandi ntumbaze, akabakomya induru, amen amen amen, umukozi w'Imana. Yego, ni byiza. Ubundi tegereza nyine, so what mama we yapfuye muri 86, ntanjye ndabizi. Yego. Yarangiza ati igitambo reka nkumenyeshe, nashaka avuga ibizabejo, niba biza bivuguruza umusaraba wa Yesu, niba biza bivuguruza igitambo cya Kristo, nashaka amanura ijuru ritwegere. Abo ni abadayimoni, mbivuze nzabisubiraho. Nta bavandimwe, nsubiremo, Yesu yaratubwiye ngo mutangire ubuntu, nanjye nabahereye ubuntu. Emile uretse kutazabikora mbizi, niwe navuze kuko niwe mushumba mugenzi wanjye, ariko uri murumuna wanjye muvandimwe, uri murumuna wanjye, ndakuruta n'imyaka. Muzambwire murumuna wanjye natinyukaga agahanura, yarangiza ati mumuture muza. Emile, tuzafatana mu mashati. Nabwira petit frere hano, uriya mudamu, uriya nahoze mvuga witwa Laurence, agahanura ati Imana irambwiye ngo urabona hari ukuntu tugoragoza ibintu. Bavandimwe, ibyo ni ibinyoma. Hari abantu kuko ari abasitare, kuko bamenyekanye, kuko bafite amatorero manini, bo ntabwo twemerewe kubashidikanyaho. Wowe senga urinde uhakana runaka. Uzi ko mu rusengero rwe harimo 2,000. Uzi ko uriya muntu ajya kubwiriza i Paris, ariko uriya muntu wowe uramuzi. Ntabwo tureba ku cyubahiro cy'umuntu, nta nubwo tureba ubukuru bwe, nta nubwo tureba imyaka amaze, ntabwo tureba femuye. Dufite icyo tureba gusa, ni ubutumwa bwiza. Ni ubutumwa bwiza. Nsubiremo, ni ubutumwa bwiza. Niba atavuga ubutumwa bwiza ni ubuhe? Paulo yaravuze ngo ubutumwa bwiza tuvuga bwerekeye umusaraba wa Yesu. Ubwo butumwa bwiza, reka mbabwire abo bantu uko bameze, ni abantu bazura icyo Kristo Yesu yaje kwica. Ndasubiramo, Yesu yazanywe n'iki? Yaje ngo ne gukomeza kubaho, ahubwo kamere yanjye ibambwe. Njyewe wavutse ubwa kabiri, abari ubaho. Iyo rero babwiriza, ahubwo bazamura kamere, bakayizamura, bakayishyira hejuru, bayisiga amavuta, kandi bagira amagambo meza. Uri igitangaza. Bavandimwe, muzirinde ubutumwa bw'iki gihe. Ubutumwa bw'iki gihe buramya umuntu. Muri wowe harimo imbaraga. Icyagukiza nta handi kiri muri wowe. Icyakuzamura kiri muri wowe. Sibyo Yesu yaba yarapfiriye iki? Kandi abo rero hari uwo nabwiye yabishizeho, yashize kuri status nyine, birananira pe. Ndangije ndamwandikira, ntibyo wanditse nibyo, ngo imbwiza ukuri. Cyakora nayo namuzi, yuzuye agahinda, ngo muvandimwe, ngo nagira nkubwire ngo imbaraga igukiza, ngo ikigukiza kiri muri wowe. Ibyo ni ukuri kweri, ibidukiza biri muri twe. Abo kandi barakunzwe n'izo koti bitwa motivation speakers, bafite aba followers ibihumbi, n'abantu bakundwa kandi nyine barakunditse. Nturagire ngo baranakunditse, wowe ubarebona warasigaye inyuma, uri umuntu uri hehese muri 700 bateye imbere, bafite utuntu tw'amagambo aryoshye, ariko nta Yesu tuvuga. Ni ibitekerezo byiza, ariko si Yesu. Kuri nge rero si ubutumwa bwiza, iyo si inkuru nziza, ni ibitekerezo by'abantu. Byamahirwe ndababwirije, nzajya mbafata uko mukomeza gupostinga, nanjye ndakwandikiye. Ntibiwanditse ni ibiki? Byanditse ni ibiki? Ubutumwa bw'ubu muzarebe bwinshi bushira hejuru umuntu. Wowe Sandrine urahambaye, muri wo harimo ibitangaza, urahebuje, uri umugore udasanzwe. Si bibi, twebwe hari koko Satani ntakwiye kukwica, ariko ikigukiza n'ikikurimo, ikigukiza kiri ku musaraba, ikigikwiza kiri muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu yapfuye. Amen, amen. Sinjye nabifata nicyo kibabaje. Utanzajya mbifotora mbizane byibasomere, none tubyige tureba neza ukuntu twishuka, ibintu byose bidashyira Yesu hejuru, bitavuga Yesu.
ibitangaza byose umuntu akaza akavuga. kandi reka nongere mbaho urugero ruto. hari umuntu simubeshyera ariko yakoze na poste vraiment ntabwo sebanije, yakoze na poste irasohoka, aravuga ngo kubonana n'umuhanuzi consultation 10,000. uwo nuba mu rusengero ariko uwo n'umuvivante, uvuye ahandi ni 20,000. consultation kubona urifuza kumenya icyo Imana kuva uvugaho, ntabwo nsebanije, yasohoye poste nanjye ndayibona. uvuye hanze 10,000, hanyuma nako mu rusengero 10,000, hanze 20,000. umva icyanditswe rero, ati nta muntu ujya kubonana n'umuhanuzi amaboko masa. ati Eliya agiye bagiye nako ninde bagiye cyagiye baburaga ingamiya, murabyibuka Sawuli abura ingamiya, ngo yagiye kwa Samweli, baravuga ngo turagenda kure umuhanuzi amaboko masa. ariko nibatubwire ngo Samweli yari yarashizeho kumureba tarifu ihene 2, uvuye kure intama 6. hari aho byanditse. ni umuntu wabyitekererezaga akavuga ngo ntawe ujya kureba umuhanuzi, nuko umuco ari ukumeze. ariko kugira ngo tubone uko tubibyazindamu, kugira ngo tubone uko tubibyaza amafaranga tukabisobanura, hanyuma kugira ngo nyine mbe umuntu ukomeye, ngomba guhita nshaka abasore 3 b'ingorokoro bateruye ibyuma, bagenda bantwaje Bibiliya, nkuramo kote bakayifata, hanyuma nyine mukambura nkaba umuntu udakorwaho, nyine nkabigitangaza, nkaba umunya, nkakora uko nshoboye mukambuna ntasanzwe. bavandimwe, nashaka barondora mara akayavanamo, nashaka ajya avanamo ikibyimbo kibone arakajya ikuzimu. ni Yesu wapfiriye abantu. ariko muzatinya abo bantu, ikibakwereka amazina yabo bari manini kuruta ya Yesu. muri za ministeri zabo uzasanga ari senga ministry, ugashaka Yesu ukamubura. mu by'ukuri uyu murimo ni uwasenga, uyu murimo ni uwa Stratos, uyu murimo ni uwa Yesu, uyu murimo ni uwa Yesu. iri torero niwe waripfiriye, yarigiriye ku giti, nasenga ministry aho, ahubwo ni Jesus ministry nyabo and the Holy Spirit ministry. uzi kujya mu rusengero ukabura n'icyanditswe kimwe. ngenda kuriye muri ADPR narahabaye mu gakinjiro, mu gasengero twasengeragamo kera, ubu haje hekarusi ndagiye ngo ndebe, ubu ndibaza ko ari sinagogi kabisa. twagira agasengero gato, ariko kandi nyine mu gihe cyacu cya zamani 1996 bandikaga ngo umuriro wa Pentecote ujye uhora waka ku gicaniro ntukagira ubuzima. ubu rero reka da, hariho za tiyazi senga ameze gutya n'amakoti, bamufotoye hasi banditse apostles, ubundi barabihina ni APPD, apotre, pasteur, prophète, docteur. nyine umuntu munini cyane w'igitangaza udashobora kureba mu maso, ukazabona Yesu ahavugwa ukamubura. uko bakunda kutubwira, barakubwira ngo icyo ukeneye si igitangaza, icyo ukeneye ni igitangaza, ntabwo ari nkomeye. ndibuka umugabo umwe wari uvuye muri Nigeria, yari très dangereux, agenda yinterpreta rya jambo Yesu yavuze, ibuke yampumye bahumuye ari impumyi. uyu mugabo bahumuye ari impumyi, baramaje ngo se uyu muntu ni umuntu w'Imana cyangwa se umuntu w'Imana? aravuga ngo niba ari uw'Imana simbizi, icyo narinzi nuko nari impumyi ndakira. akabwira abantu rero ngo nawe ntukamenya niba ndi uw'Imana, icy'ingenzi nuko ngukoreye igitangaza. no, icyo nyene si igitangaza. kubera iki? reka nkubwire, niyo yakuzura uzongera upfi. wari ubizi? niyo wazuka inkuru mbi ngufitiye uzapfa. nasomye igitabo Lazaro Yesu yazuye, yamuzuye a 30. baravuga ngo ku myaka 60 Lazaro yarapfuye akuze. nukubwira ngo arakuzura nawe azapfa. inkuru nziza rero ni ya Yesu uzazura abapfuye. inkuru nziza ihebuje ni ya Yesu uzazura n'abapfuye, twese akatuha kubaho iteka. ibitangaza nukugira gusa nko kuvuga ikiza, ni uburyo Imana itugaburira kuri manu zo mu ijuru gusa, iduha iyo migisha ngo tugende tunezerewe, ariko twiringirayo apana abantu. ngo bafite undi mwuka
bazanye undi mwuka, bahinduje undi mwuka. Ariko igiteye ubwoba kuruta ibindi ni ukudukundisha iby'isi. Abasore bubu twakijijwe twiyiriza ubusa, ukamara iminsi 4 usaba Imana kukubatiza mu mwuka. Abubu amara iminsi 4 asaba visa. Ndababeshyera se? Abagerageje kugira ibyifuzo biri legitime basi amara iminsi 4 asengera umugabo. Ibyo biri legitime at least bisa neza ibyo byifuzo umwe umugabo se si mwiza. Hari uwo nzigeze gusaba Imana visa, arebwira ngo mbabarangiye muri Amerika, arasenga ibyo mvuga n'ukuri sinkabye, ati wamaye kujya muri Amerika Mana, arabyingingira, arangije abwira Imana ngo basi bingurize, ngo bingurize nzakwishyura. Nkumbaza uko azayishyura. Gusa yo kabyara yagiye muri Amerika, yagiyeyo rwose avuga icyongereza nk'umunyamerika, iyo duhuye numva ari cyo yungutse, naho bundi aracyari wa wundi, gusa sinzi uko yishyuye. Mbega rero nanjye kuko nzari ukumeze biroroshye, ubutumwa bw'ubu buroroshye. Gusoma akajambo kamwe gusa nkakagushyiraho, tukaba mu kintu cy'icuka kiraho, akira visa mwese mugahaguruka, ntuza aho ugiye visa, akira umugabo ye babawe amaturo hano, kozi w'Imana Pastor Senga. Ariko se nuvuge ngo hishurirwa Yesu, ati byose avuze ni ibiki? Imana itubabarire. Burya ikibazo ntabwo ari abo bigisha b'ibinyoma gusa, oya nawe uragifite. Uzi impamvu? Yesu yaravuze ngo abo bantu ikizabaranga, ngo amatwi yabo azaba barya, ntibazihanganira inyigisho nzima, ngo ahubwo bishakira ababigisha ngo ibihwanye n'irari ryabo. Burya nawe ujye njya mbwira abantu ngo itondere impamvu uriya mupasitori ari ugufasha. Kubera iki uriya mupasitori ari wowe wumva gusa? Kubera iki? Nawe ibaze kubera iki runaka ari ugufasha, uriya nawe ntagufasha? Kubera icyo ukurikirana Joe Austin n'ukurikirane Piper n'urugero ntanze, ntawe mvuze ngo uyu ni umunyakuri uyu ni umunyabinyoma. Reba umutima wawe ukururwa n'iki muri we, burya bizakwereka nawe ikikuzuye. Babandi wumva kuri YouTube, babantu wumva kurona ubu ngubu twese amamega ntihashirira kuri YouTube, gusa icyo baje muri mwebwe amarwa n'amatiku bitagira umumaro. Umuntu akagira nimugoroba ari deprime, yuzuye ibintu yaraye yumva amerewe nabi. Burya wikwiri gurenganya abantu, ibikuzuye birangwa n'ibyo ujya gushaka, burangwa n'ibyo ujya gushaka. Haleluya, haleluya, haleluya. Mwitonde mu minsi ya nyuma, subiyemo, hazaza abahanuzi b'ibinyoma bakora ibitangaza. Ariko niba ibyo bitangaza bitagusize Yesu wumva umweguriye ubuzima, bitatumye urusaho kumuhishurirwa, urukundo rw'Imana rukuzura, iby'isi n'isi wumva urushijeho kubizunukwa, bigusunikira gukunda gukiranuka no gushaka gusa n'Imana, itonde ibyo bitangaza ntaho bikujyana. Itonde ntaho bikujyana. Itonde, ndagusabye itonde inshuti yawe. Abantu baratagangaye, barirukanse ibitangaza. Ngewe ndatangara ibitangaza bikorwa n'abasilamu ntibigire icyo bibatwara, agakomeza akaba umusilamu avuga ngo arakwemera. Nta Yesu ntigeze na rimwe amubangamira. Yesu aracyumva yemera ibyo yemera, ni kwa kundi, ariko aravuga ibitangaza byawe ntacyo bimaze. Ubundi se bikorerwa iki? Yesu yabikoreraga iki? Nababwiye kare, yabwiye umujyi witwaga Korazini na Kaperinawumu, arabibwira ngo yewe Korazini we nawe Kaperinawumu muzabona ishyano
ishyano rizababaho rirenze iryabaye Sodomu na Gomora. Kubera iki? Kuko ibitangaza byakorewe murimo. Iyo biza gukorerwa Sodomu na Gomora, iriya mijya bari bayituyemo baba barapfukamye bakihana, na n'ubu bikiriho. Ngo ariko mwebweho igihano cyanyu ngo kizaruta icyanyu. Aravuga ngo nawe Kaperinaumu ushyizwe hejuru, ngo ariko uzamanuka ugera ikuzimu. Kubera iki? Iyi mirimo yakorewe murimo. Ndagira mbamenyeshe ubutaha tuzavuga kuri inkuru nziza. Iyi nkuru nziza ndayibabwira yuko Yesu, inkuru nziza iretse izindi, Yesu yaravuze ngo amaze kuza mu isi, byari byarahanuwe kera muri 700 imbere yuko abaho, kera rwose, bahanurira umujyi witwaga Kaperinaumu. Ahangaha ngo hari mu rugabano rw'inyanja, mu midugudu ya Zebuluni na Nafutali, mu rugabano rw'inyanja. Ngo aha niho umwijima wari utuye, niho abadayimoni bari. Niko muri Matayo havuga ngo igicucu cy'umwijima, igicucu cy'urupfu cyari gituye muri uyu mudugudu. Naha hari hano nzababwira impamvu neza. Byari ibintu by'amateka by'ukuri, si mu mwuka gusa. Aha hantu Satani niho yaratuye. Ngo Yesu rero aje ngo yimuka i Nazareti, ngo ajya gutura i Kaperinaumu mu rugabano rwa Zebuluni na Nafutali. Kubera iki? Kugira ngo ibyanditswe bisohore nk'uko byavugiye mu kanwa k'umuhanuzi Yesaya mu bice 9 n'ibice 8, ngo nawe Kaperinaumu, nawe Zebuluni, nawe Nafutali, ntabwo wibagiranye, dore umucunguzi wawe araje. Wowe wari mu gicucu cy'urupfu, dore Yesu araje. Ahageze rero ibitangaza 80% yabikoreye ahangaha, ngo kugira ngo yirukane umwijima, kugira ngo yirukane abadayimoni, kugira ngo aba bantu bahindukirire Imana. Ntabwo ibitangaza ari byo kutunezeza, nibyo gutuma duhindukirira Imana, nibyo gutuma tumenya Imana, tuvuga ngo Imana irakabaho, Imana irakubahwa, Imana iragasengwa, Imana nzayikorera, Imana nzayigwa inyuma. Niba bidakora aho ngaho, ibyo bitangaza ntacyo bimaze. Haleluya. Kuko atari cyo kibwiriza rero, nzahera kera ubwo uko byagenze, uburyo bagiye bimura abatambyi bakabagurana ibigirwamana, uburyo abatambyi bagiye basenga ibigirwamana. Reka mbabwire bavandimwe, ariko nyine ndonda basezera, kandi ibibwirizwa ntibijya birangira. Ntabwo ibibwirizwa birangira. Nasomye inkuru muri Bibiliya irantangaza. Ni inkuru yanditse mu Bacamanza. Ngo Abisirayeli baraguye, baragwa pe, ngo kugeza ubwo abatambyi ngo batangiye kwikorera business. Abatambyi ngo kajya ava hano, ngo kajya mbega umuntu w'umukire, tuvuge nka Dr. Bukuru, akajya avuga ati ngiye singishaka ibintu byo gusenga, munshakira umuntu w'umutambyi azajya azi wanjye ankorera ku kazi, nanjye nzajya muhemba. Urumva ukuntu bari bageze kure. Nuko ngo habaho umugabo umwe witwaga Mika. Iyi ni inkuru dusoma mu Bacamanza. Ngo rimwe ngo yiba nyina ibice by'ifeza 1000. Ngo amaze kubyiba nyina, ngo nyina agira umubabaro mwinshi, atangira kuvuma uwamwibye ibyo bice by'ifeza 1000. Aravuga ngo iwabinyibye aragapfara, aramuvuma. Umwana aravuga ati ye baba we, iyi mivumo ya mama izatuma nkenyuka. Ngo ubwe yigira inama, ngo aragenda aramubwira ati bya bice by'ifeza washakaga 1000 bikomeza kuvuma abantu, ninjye wo bifite kabisa, ya mivumo yawe yikureho. Nyina ngo abonye ko ari umwana we, aravuga ati nakoze ishyano we n'umwana wanjye. Ati noneho rero ibyo bice by'ifeza byitwarire, mbituye Imana. Muranyumva neza? Bya bice by'ifeza 1000 arangije abicuramo ikigirwamana. Nubutaha ndabararitse iyo nkuru nzayibakomereza, humura muzanyibutse, muzayibakomereza tugere no kwa Zebuluni na Nafutali aho ngaho. Uburyo abantu uzi ko abantu ntacyo bibatwaye. Abantu b'iki gihe ntashaka gukizwa, ntashaka guhinduka, arakubwira ati ngende umucuruzi wo muri Matewusi, wowe nzajya nkugenera amafaranga, ujye ungendera ye wakoze Patrick mu bujurire. Hari ahandi muri ya misozi bambwiye, mwibuka aho twavuze, hari aho bita muri Kizabonwa, hari muri Mbanguka ngo utabare, reka amafiriti nkurengere, hari aho bita mu bujurire. Aha mu bujurire ngo ibintu byose byananiranye, ni muri cassation, gasambura amansi. Ujye uza we gusa mu bujurire, hanyuma ungire mu bujurire. Ngo ibimvuga ndabizi neza, abacuruzi hariya hirya Matewusi ntasenga, ntazabonera n'Imana umwanya, ahubwo yibitse habinginze babahanuzi, abagenera amafaranga. Wowe ujya mu bujurire iminsi 3, hanyuma nanjye nzajya niba Rwanda Revenue, nzajya ngavura,
hanyuma amafaranga y'Imana ntabwo uzigera uyabura. Ayo mafaranga ntazigera aba y'Imana. Ninde wakubwiye ko Imana ikennye ariko? Ninde wakubwiye ko Imana ikeneye udufaranga twawe? No, iki keneye ni wowe. Yaragupfiriye, yamennye amaraso ngo ibone wowe. None wowe bibaza ukuntu twabaye corrupted mu mutwe. Ukama kandi abo nabo birirwa bababeshya ngo mvuyeyo. Noneho ibyo mbonye arimo aranywa icyayi mu muryi kuri ya mafaranga bamuhaye. Ati ubu ndeba mvuye mu yitatu. Tariki irambwiye iti ibyo mbonye unshake. Nawe ugafunga vuba vuba iduka ati avuye mu yitatu. Ibyo abapfu biribwa n'abapfumu. Mwese muri mu mitwe. Narumiwe bavandimwe, ndabivuga mbizi. Abagore baje barandirira, abahanuzi basenya ingo, umuntu agatinyuka n'akanwa nta n'isoni ngo Imana irambwiye ngo uyu mugore si uwawe. Murabiyobewe mwebwe? Ibi mvuga ndabesha ni mubizi. Ingo zasenyutse, umugabo agatundi umugore. Turi hano imbere y'Imana, ijambo ry'Imana ubwayo ryaravuze ngo icyo Imana yateranije ntihakagira ugitandukanya. Iryo ni ijambo. Wowe ugatinyuka ngo Imana iravuze ngo uyu mugore si uwawe. Ryari yabivugiye he? Barasenye. Cyakora hari wagize ibyago, we arampamagara nanjye ndamugenda nati cyo mpfa nawe uradiginga. None se uragira ngo bigende gute? Reka nyine ngufashe. Ambeshya dukomeza tugera ahantu usanga yasenye urugo rw'abandi. Ndamubwira nti nta n'isoni. Ubwo yatangiye anyemeza uburyo Imana yavuze yuko umugabo bazabana, kumbara besha ibizira bikorerwa iyo. Bavandimwe, ndagira ngo mbabwire nimutaba amaso n'ingo zanyu ntibazazirebera izuba. Vuga ibyo nzi neza mbamo hafi ubuzima bwa buri munsi. Abahanuzi bahanura ngo uyu mugabo si uwawe. Bamaranye imyaka 10 babyaranye abana, ntibaragira icyo bapfa. Ngo Imana irambwiye ngo uriya mugore ni mugumana ngo urakenyutse. Nawe ati uze ngo ati urakenyutse. Umva ikimenyetso. Ati umugore we ntakunda kuryamira ibumoso. Umva ikimenyetso nawe. Mbabara namwe mumbwira, umugore uryamira iburyo gusa nuwaheye? Nawe ugatangira atuzikora ibyo koko. Hari uwonzi cyakora ntazibagirwa, yarahanuye yaravuga ngo umugore wawe baramubwiye ngo nasengera umugore yaragiye kubyara. Arasenga ati ati uyu mugore arabyara, kandi natabyara umuhungu arabyara umukobwa. Ubundi habyara iki kintu? Ntabwo ariko kandi ubu bagira ngo ndi kubabeshya. None se senga n'umuhimbyi. Hari warebye areba umukobwa yari umudamu ariko muto nk'uwareba Linda. Exemple typique, reba Linda. Urabona Linda hora ari jeune. Areba Linda niba yaramukubita imibare ati Imana iguhaye umugabo. Linda atari ko ngenda mufite ati fatundi. Ngo mugira atese. Kandi ikibabaje ibyo turabireka bikanyuraho sans problème. Ukabireka nkaho nta cyabaye. Ukumva byari ibintu bisanzwe. Nta gukura, nta gutekereza. Ibyo navuga ni uruhuri. Nawe uzi ibindi byinshi. Linda ntago ari wowe n'urugero natangaga, we ntawe ufata. Marite nguriye ntufata undi. Rwose urumva. Fata undi ngo mukoreshe ikizi. Tukabiseka, tukaba muri ibyo ngo Imana yavuze, tugatitira natwe tukagenda tukabaho turi mu kintu kidafite 12. Ikintu cyose kitatwegereza Imana, kitaduhishurira Yesu n'igikorwa yakoze ngo umuntu wacu w'imbere akire, umuntu wacu w'imbere ase n'Imana, turusheho kuba nkawe. Ubundi yaducunguriye ngo tube nkawe. Yesu yaravuze ngo barindire mu isi, ariko barindire mu izina ryawe wampaye. Ubagire nk'uko wangize. Nicyo mbasigiye kugira ngo ubabonye ahimbaza Imana. Niba bitagenze bityo ibindi nibyo mvuge ngo biraturosera.
Pawulo yaratanga yaravuga ngo bababwiriza undi Yesu tutababwiye, bababwiriza undi Yesu tutababwiye. Bavandimwe, ngewe nshatse nabasinyira, ndabizi neza tuzarinda tuva muri iyi si turi kumwe n'abakene, tuzarinda tuva muri iyi si turi kumwe n'abakiri. Kubera iki? Impamvu tuzagumana n'abakene iruta izindi ni ukugira ngo impano yo gufasha ibe muri twebwe. Yesu yaravuze ngo bakene muzahorana iteka. Ntabwo mvuze ko gukena ari byiza, oya n'ikimenyimenyi n'iyo sikre nyine. Bamwe bava muri iki cyiciro bakajya muri iki, bakava muri iki cyiciro bakajya muri iki. Niyo mpamvu ugomba kubwira umuntu kwiga kwiteza imbere ntabwo ari bibi. Twese twifuza ko bava mu bukene. Leta y'u Rwanda ni ikikora, ariko ubutumwa bwiza si icyo bwaje gukora. Ndambivuga nzabisubiramo, ntabwo ari ngombwa ngo tuvuge umusaraba kugira ngo uve mu bukene. Jamais. Gukora nukora ukavana amaboko mu munsi ugasaba Imana umugisha, uzakira, uzatera imbere. Ariko umusaraba wakoze ibirenze ibyo, ahubwo waguhaye ubugingo buhora. Mbega ubu ngubu uranyumvise nshuti yanjye, uranyumvise? Niyo mpamvu abantu baduseka, rega baraduseka. Nta amafaranga ntava mu ijuru, oya, amafaranga arakorerwa. Kera muri bukana bavugaga ngo izi modoka zose tuzifate ngo mu izina rya Yesu. Niyihe mwafashe? Imwe. Abigeze kubikora ngo izi modoka zose ni za papa, ariko papa yazihaye ba nyirazo. Ubu zose zifite plaque ba nyirazo, ibeshe su yegere. Koresha amaboko yawe, gira imishinga, tekereza, saba Imana umugisha, kora, uzakira, humura. Kora cyane. Mugani w'Abafaransa bose kora, rari joro ukora, amafaranga nahava. Imana itanga umugisha, ugira ibitekerezo, iguhe guhirwa. Ibyo bigenera n'abatayubaha, n'abapaganira bibaha. Niyo mpamvu hanze barakize, ahubwo wowe ongeraho gukiranuka. Uranyumva neza? Naho umusaraba wakoze ibirengeye isi kitabasha gukora. Umusaraba waduhaye ibyiringiro byo kuzuka, umusaraba watubabariye ibyaha, umusaraba uzatuma tubona Imana, umusaraba wakoze ibirenze. Narabivuze nzapfa mbivuga, nukura amafaranga Yesu ntiyatuma apfa, kuko na mbere yuko aza amafaranga yarariho. Ntabwo umugore byatuma Yesu apfa, kuko n'abatamwizera bararongorwa bakarongora. Na mbere yuko aza mu isi niko byari biri. Imodoka ntabwo Yesu zatuma apfa, abazikora ntibayubaha. Nagize amahirwe ngera mu ruganda muri aho bakora, ni si mu ruganda, ni muri mize ya Benz, aho bakora mize ya Benz. Ndatemberamo ndareba ibitangaza kwera. Nyirarwo yapfuye atazi Yesu, Yesu ntamuzi. Abana bari kurya amafaranga bazasigira n'abuzukuruza, abo iyo bahaze baramutuka, bamushaka. We watunga imwe bigacika, ntagire ukureba mu maso imwe, abandi ni uruganda. Urumva ibyo byatuma Yesu ajya kumusaraba? Nawe yaruguha ahubwo. Nagira ngo mbinyeshe ko nawe watunga uruganda, warubizi? Nawe byagushobokera, nawe wakira, yabiguhitiramo. Birashoboka cyane, natwe turaba kandida. Humura amaso gusa, nawe watekereza, nawe wavumbura umuti doctor, nawe wava igihangange cy'umuganga. Ibyo ni ibya buri wese, ariko ntibyatuma Yesu apfa. Yapfuye ahubwo ngo uzabone ubugingo buhoraho. Yapfuye ngo uzazuke. Yapfuye ngo akunge n'Imana. Yapfuye ngo babarirwe ibyaha. None nibiye kubimusaba? Hoya, ntabwo ari bibi na gato. Nanjye ndabimusaba. Rwose ibyo dusaba tubimusabe tubyinginge, si ikosa gusaba Imana. Ntacyo dufite tutahawe nawe, ariko twe kubihindura agakiza. Ngo abantu babihindura icyatumye apfa, babihindura agakiza. Oya, si agakiza. Ibyo mukennye mubisabe mubyingingiye mushima, Imana irabiduha pe. Ntacyo mfite atampaye ngewe, n'ubu ntacyo ntazamusaba. Amafaranga ajya uyamusaba arayatanga, ariko iri kuvuga ngo kuko Yesu ngo amaraso yandi wamennye wapfuye, amaraso akora ibirenze. Imana ibahe umugisha.
ntabwo twanga gusaba, ntabwo twanga gukira, ntabwo twanga gutera imbere. Naba mbabeshye, nanjye ndabyifuza. Wampa ngo dutere imbere cyane. Icyama ngo mwese muba miliyoneri. Yo mbisubiremo. Icyama mwese ngo muba, icyama tukagira ikindi kibazo cyitwa parking, kuko mwese mufite amamodoka. Icyama pe. Imana ibibahe, nimukora muhirwe, imirimo y'amaboko yanyu itera imbere, kampani zanyu zitera imbere. Imana ibaha umugisha, iha umugisha imirimo y'amaboko yanyu, iha umugisha imbuto zo mu nda yanyu. Abana banyu bakaba umutwe, baba umurizo. Nako umurizo ntukaba umurizo, baba umutwe, nkuko Bibiliya bivuga. Sibyo? Mutera imbere, bana banyu bakomere, namwe mukomere, mwokipa amaposta akomeye, mugirirwe icyizere, amahanga bafungukire. Iyo migisha murayikwiye nkuko abandi bose bayikwiye. Ariko mujye mwicara muvuge ngo twebweho dufite ikirenzeho. N'ubu buzima niburangira twebwe tuzazuka. Yesu yatubabariye ibyaha, Yesu azatujyana mu ijuru, Yesu yatwunze n'Imana, Yesu yaduhaye umurage utabasha kwandura, kugajuka no kubora. Nyumva neza, niturwanya imigisha oya twaba tubeshya. Amazu natwe turayashaka, inzu natwe turazishaka, kandi Yesu arazitanga, azihereza n'abatamwubaha, azihereza n'abamutuka. Nkaswe twebwe natwe azabiduha. Niyo mpamvu Paulo yavuze ngo mwibuke ubwo itatwimye umwana wayo w'ikinege, izabura ite kumuduhana n'ibindi byose. Ariko ibijyanye n'umusaraba wibuke gukora ibirenze ibyo Yesu, ibyo nako abantu batakora. Umusaraba urahebuje. Iyo tuvuze tuba tuvuze ibindi bintu by'agaciro. Amen. Amen. Basore muri hano, icyama mugatera imbere, icyama mugatera imbere, imishinga yanyu igahabwa umugisha, tukajya tukwirata tuvuga ngo uriya yateye imbere kandi yubaha Imana. N'abandi bakajya babimenya, yateye imbere kandi we ntiyiba. Uriya muti wavumbuwe na Dr. Kanaka, nanjye ngende rwose. Uzi ko hari igihe umenyana n'umuntu ukomeye ukajya ukumva nta waguhutaza, kumva nta waguhutaza. Kaje ati ntihagira unkoraho, ndahamagara Dr. Bukuru kuko muziranye nyine, kuko wateye imbere. Birakaba bityo kandi birakabahama. Ibyo be kubibajijisha murero ngo babihinduze ubutumwa ubusa. Yesu arenze ibindi, Yesu ahebuje byose. Imana ibaha umugisha mwinshi, Imana ibagirire neza. Mwirinde inyigisho ziyobye, mwirinde ibibakundisha isi. Aho wicara wumva ukumva isi irakuzuye, ukajya wumva ukumva isi nirarini n'ibyaha, Imana ikubakura. Ahubwo ukumva umuntu wawe w'umwuka yabaye mubi. Ibyo mubyirinde, bibajyana kure y'Imana. Wose umwuka w'Imana. Yesu abaha umugisha. Niyo mpamvu iyo mbasabira umugisha, n'ubu muhaguruke mubasabire, n'ubu muhaguruke rwose. Imana iha imigisha imirimo y'amaboko yanyu, Imana iha umugisha imirimo y'amaboko yanyu, Imana iha umugisha imirimo y'amaboko yanyu. Icyama ibyo ukora bigahirwa rwose. Icyama abana bawe bakaba umutwe ntibaba umurizo. Ndavuze ngo baba umutwe ntibaba umurizo. Nyemberera imbago zawe zaguke mu izina rya Yesu. Imbago zawe nizaguke mu izina rya Yesu. Gira ibitekerezo byagutse, utekereze kure. Impano zawe zigere zake, ziba impano z'igitangaza. Imana ikugeza harengeye. Ariko ikirenze ibindi, urushaho guhishurirwa Yesu, urushaho gusa na Yesu, urushaho kugenda nka Yesu, urushaho kuba umucyo mw'isi. Ubwami bw'Imana bugaragare muri wowe, ntuvangire ubutumwa bwiza. Icyo nicyo bita kwirinda ibisindisha. Nicyo Paulo yavugaga kubasoba, kwirinda ibisindisha. Aho dusinda umwuka w'isi. Hari umwana witwa Kagame yaririmbye indirimbo ndatangara. Aravuga ngo biratangaje ngo kuza ukirata imbere y'imyenda, ukajya uvuga ngo ngewe senga bunyine nakagombye kuba mbabwira ntubu mfite amakoti 10 kandi ngewe ndayahinduranya amwe nayo mu Butaliyane. Ati izi nkweto zanjye zigura amadolari 500, mwese mugakoma amashyi. Ubwo si ubutumwa bwiza. Ibyo bivugira imbere y'abambaye ubusa, ibyo biratira imbere y'abutambitse, bimaze iki mu by'ukuri? Kurata amazu imbere y'abakodesha, reka tuvuga ahubwo ubikora.
reka tuvuge uruhura, reka tuvuge Yesu bitanga, reka tuvuge Yesu uvana muri ibyo akageza abantu hirya, reka bari we tuvuga. Kandi rero njya mbivuga nkavuga ngo njya saba imbabazi abakiri bato, bari abana bato, Imana itubabarire rwose. Ni mwebwe turabashuka aho kugira ngo tubabwire Yesu, tubabwire ibintu kandi mu by'ukuri tuzi ko ari we wabiduhaye. Kuki atari we tubabwira n'ubundi ko ari we ubitanga, ko ari we utanga ubwenge, ko ari we ugira neza? Noneho umwana w'umuhungu agakura avuga ngo nanjye mbega gukorera Imana akumva ko ari ukujya mu Bufaransa, mbega akumva agakura azi ko nagera mu Bufaransa no muri Amerika azaba abaye umukozi w'Imana. No, n'abari Nyarubuye n'abakozi b'Imana, n'abari Cyangugu hasi muri Bweyeye nabo n'abakozi b'Imana. Bamwe bakorera mu mujyi, abandi mu cyaro. Icy'ingenzi nuko tuvuga Yesu, nuko tuvuga ubugingo buhora. Bamwe bayikorera bambaye ibitangaza, abandi bakayikorera baciye bugufi, ariko Yesu tuvuga n'umwe. Uzi impamvu dusangiye ibyiringiro? Ni umuzuko, nuko uzareba Imana mu maso. Reka dusenge. Yesu ni wowe musambo nyemo amahoro nifuzaga. Najyaga nyashaka sinyabonye, gasuhuza umutima iteka. None ni Yesu, none ni Yesu mazawe, hari izina nemera, kuko ubugingo n'umunezero, ubugingo n'umunezero bibonekera muri we. Najyaga njya kw'isi mfite inyota nyinshi cyane, naba ngiye kunywa agakamuro, nuko nka yabura nyiheba. None ni Yesu mazawe, hari izina nemera, kuko ubugingo n'umunezero bibonekera. None ni Yesu, none ni Yesu mazawe, hari n'izina nemera, hari n'izina nemera, kuko ubugingo umunezero bibonekera muri we. Mana ndagushimiye mu izina rya Yesu, gushimiye ko Yesu yatuzaniye ikirisi itaduha, yaduhaye ubugingo buhoraho kubwo kwizera, yaduhaye ibyiringiro byo kuzuka, yaduhaye ibyiringiro byo kuzabona mu maso h'Imana, yaduhaye assurance y'ubuzima bw'iteka. Ibyaha byacu byababariwe mu maraso ye, adusezeranya amahoro, umurinzi w'imitima yacu, adusezeranya umutuzo. Yatubwiye ko kwizera tumufitemo ariko kunesha isi, yatubwiye ko kwizera tumufitemo ariko kunesha isi. Kandi kiri mu isi si ikindi, ni irari ry'amaso, ni irari ry'umubiri, ni irari ry'umubiri no kwibona ku by'ubu buzima. Mana ndasenze ngo utumaremo gukunda iby'isi, utumaremo gukunda iby'isi no gukunda iby'isi, ngo ukunda iby'isi, gukunda Imana ni kuba kuri muri we. Ubimare mu mitima yacu,
ubimare mu buzima bwacu, ubimare mu bwenge bwacu. Ndabizi dukeneye umugisha, ndabizi dukeneye umugisha. Paulo yaravuze ngo nitugakunda amafaranga, ngo kuko gukunda amafaranga ni umuzi w'ibibi byose. Aravuga ngo bamwe barayakunze bihandisha imibabaro. Ndasenze Mana, duhihereze ibikwiriye, igisha imitima yacu kunyurwa, bye gutuma tugurana ibyiringiro by'agakiza, bye gutuma tugurana aho twaganaga mu ijuru, twaganaga gusanga Yesu, naho twakirijwe tujya. None Mwami, abahanuzi b'ibinyoma, abigisha b'ibinyoma, abo ngabo badutegesheje imitego y'ibyisi, batubwiye iby'isi dutakaza intego. Ndasenze Mana, uturinde gutakaza intego, uturinde gutakaza intego, tugutumbire wenyine gusa, wowe banze ryo kwizera, akaba ari nawe ugusohoza mu izina rya Yesu. Ibyo kandi uzabiduha, ndabizi ibyo uzabiduha tudataye inzira, ibyo uzabiduha tudakompromisinze, ibyo uzabiduha tutagurishije ubutumwa, ibyo uzabiduha tudashebeje izina ryawe, ibyo uzabiduha tuvuga umusaraba, ibyo uzabiduha nk'uko ubihereza abandi, ibyo uzabiduha uzi ko tubikeneye. Waravuze ngo dushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwawe, turinde kuyozwa, turinde bwa buryarya Mwami, nka bumwe bwa Satani, bwa buryarya bwa Satani bwayobeje Eva akava mu nzira. Uturinde abigisha b'ibinyoma, turinde abigisha b'ibinyoma, turinde abigisha b'ibinyoma, turinde umwuka nk'uwo, babandi bafite inkovu z'ibyaha mu mitima zimeze nk'iz'ubushye, ngo bomboka mu mazu bakababyaga abagore batagira umutima. Muri bo ibyaha byabaye nk'inkovu z'ubushye, ntibatekereza gukiranuka, kubyo kubaha Imana ntibibashishikaje, kubomboranya ururimi gusa mu kanwa. Ibyo batekereza ni inyungu zabo, batekereza ko kubaha Imana ari uburyo bwo kubona indamu, batekereza ko kubaha Imana ari bwo buryo bwo kubona indamu, batekereza ko kubaha Imana ari uburyo bwo kubona indamu. Ndasenze Mana, ngo abameze batyo bikone rwose, ubaturinde inyigisho zimeze zityo. Bakeneye kutugira imbata zabo, ngo tubasenge, tubikubita imbere, tububarara imbere nk'aho ari bafite agakiza kacu. Batubwira ko dukeneye umuhanuzi aho kugira ngo batubwire ko dukeneye Yesu. Inyigisho zabo baravuga ngo icyo ukeneye ni umuhanuzi, inyamara ntibakubwira ko ukeneye Yesu. Ndagira nkubwire, ntukeneye umuhanuzi, ntukeneye umuhanuzi, ukeneye Yesu. Uwo muhanuzi utagira Yesu ntacyo yagufasha. Bazagusomera ibyanditswe by'isezerano rya kera, bananirwe kukubwira ko twasohoye mu isezerano rishya. Umwanditsi w'Abaheburayo 10:19 umutwe w'amagambo uravuga ngo apa yihanangiriza abantu kumaramaza kwizera isezerano rishya. Ntibavuga Yesu. Witonda bameze batyo barakuyobya, witonda bameze batyo bakujyana kure y'umusaraba, witonda bameze batyo bakujyana ku ntego y'agakiza. Witondera abigisha b'ibinyoma. Ntabwo ukeneye umuhanuzi, ukeneye Yesu. Nta muntu ukeneye Yesu, kuko na wa muntu ubwe atarimo Yesu ntacyo bimaze. Ukeneye Yesu. Abandi bo abigisha b'ukuri bagutungira Yesu urutoki, bakubwira kwezwa, bakubwira kumwitegura, bakubwira gukiranuka. Naho Yesu aravuze ngo ibindi byo n'inyongezo, nawe azabiguha humura, nawe ntazabikwima humura. Azaguha urugo humura, azaguha abana humura, azaguha iterambere n'abandi humura, azaha imirimo y'amaboko yawe umugisha humura, amashuri uzayarangiza humura. Humura, ntuzakenyuka, humura, ntuzapfa. Tumbira Yesu wenyine, tumbira Yesu wenyine. Humura, ntacyo uzaba, humura, ntacyo uzaba. Yesu agufitiye byinshi. Imigisha ni yawe nshuti yawe. Ubwo atakwima imigisha y'umwuka, ntazakwima ibifatika, azabiguha nk'uko abiha abandi. Azaguha iterambere, ntabwo uvumye, ntabwo uriho umuvumo. Humura, uri umwana w'umugisha, nawe azakugirira neza. Ndavuze ngo Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha, Imana iha umugisha imirimo y'amaboko yawe, Imana iha umugisha imbuto zo mu nda yawe, Imana iha umugisha imirimo yawe, Imana iguha umugisha amajya n'amazi, Imana iguha iterambere, igukiza ubukene, Imana igukiza indwara, Imana igukiza ubugumba,
Imana igukiza umubabaro, Imana igukure igisuzuguriro, Imana izamura izina ryayo muri wowe. Nuzamuka Yesu yubahwe, Imana izamura izina ryayo muri wowe. Subiyemo ngo Imana izamura izina ryayo muri wowe. Amazi y'ubugingo atembere ku buzima bwawe n'izina rya Yesu. Ndasenze ngo ntugasabe ahubwo ujye utanga. Imana iguhereze kuramburira ibiganza abandi mu izina rya Yesu. Ibyo byose ntukabyirate wirata umusaraba, ibyo byose ntukabyirata wirata umusaraba mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibaho umugisha mwinshi. Mwicare, mwarakoze. Yesu abaho umugisha. Ndagira ngo soze mbashimira, mwagize neza. Abadusengeye, abitabiriye amateraniro, abarebye inyigisho kuri YouTube, abaduhama, mbeka mbabwire buri wese wagize icyo akora kuri iki cyumweru tumaze duterana. Imana ibaho umugisha. Mwakoranye nanjye mwebwe, Imana ibaho umugisha. Mwebwe Yesu abaho umugisha. Muri abantu beza n'ukuri. Amasaha muhagarara hano tudashizemo ya repetition, abaririmbyi bankora ku mutima pe. Imana ibaho umugisha. Kandi n'ukuri yamusisi, Imana ibaho umugisha. Abateranye kuva ku munsi wo ku cyumweru, abakoze mu byuma, abakoze kuri kamera, abakoze kuri mixer, aba protocole, abinginzi, abatumiye, abashyitsi, ndavuze ngo Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Tuzongera Yesu niyongera kutubonera uburyo. Yesu abaho umugisha, abaho umugisha. Nk'uko Imana yategetse Mose, ndavuze ngo Uwiteka barebe neza, ababurikishirize umucyo mu maso, abaha amahoro, abarinde mu izina rya Yesu. Amen.